u Rwanda ntabwo rufite ubushobozi bwo gushyira abantu muri lockdown, kudatanga amafaranga y'agaciro atari itegeko, ariko abenshi babikora kugira ngo bigure. Ushobora kudatekereza ko baza kukubwira ariko ukavuga uti kugira ngo niyaboneshe leta imbone neza reka nishyira muri gahunda mbwire tubone ko kudushyira muri lockdown byanadusigiye n'isomo. Batafashemo amafaranga ngo bakuremo nka miliyoni 500, bashyizemo miliyari 100, bakuremo miliyoni 500. Urumva? Nibarangiza bazihereze MTN, Tigo, Airtel. Bati noneho ya mafaranga abantu baherezanya mujye muyakura kuraye. None ubwo tuvuga niba u Rwanda rwatakazaga miliyari, ruvuga ruti twungutse natwe miliyoni 500. Urumvishije byatwigire gusevinga hari ibintu byinshi twungukiyemo, nubwo twavuga ngo wenda ibi ntago twari tubyiteze, ariko navuga ko ari n'umwarimu mwiza. Iyi lockdown yabaye umwarimu mwiza kuri buri muntu wese yaba akomeye. Abaturage bo rero icyo bagomba kumenya nuko uko dukomeza kugaragaza ubumenyi bukeya mu kubahiriza aya mabwiriza no kutumva neza abari ko mbivuga, ni nako bikomeza kudukururira ibyago byo kutuzanira izindi ngaruka tuzabana na zigiye kiri imbere. Ni byiza ko rero abantu bakurikiza amabwiriza, hanyuma leta nayo igakora ibyo ugomba gukorera abaturage bayo, birimo gukwirakwiza ubwo butumwa. Nta muturage numwe wakubwira ko iyi lockdown yamugizeho ingaruka nziza. Nanje kubashimira nshuti bakunzi mu Mavu TV online, nizere ko mukomeje kugira ibe byiza cyane kandi mukomeje kuba mu ruhande rw'Imana kugira ngo mubashe kugira byinshi muyungukiraho. Hari abantu batemera Imana, ariko nta nubwo ari n'igitangaza ko umuntu ataba yemera ko umuntu kunateye ukuntu abayeho mu buryo butandukanye n'abandi bantu. So rero no kuvuga ngo umuntu imyemerere iyo ari yo yose ibyo yemera, ariko ushaka kubutemera Imana mu buryo bwo kujya gusenga ariko ukaba wemera amafaranga ukayafata nk'Imana. Buri muntu wese afite ikintu rero yagize Imana mu buzima bwe ku buryo gishobora kumubera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko uburyo bwari bwo bwose nuko tuzi neza ko hari ikintu kitureberera kikanadushyiriraho uburyo, yaba uburyo Imana yubatsemo ibintu nta wamenya uko byagenze, ariko abantu benshi bazagenda babidusobanura tugende turushaho kubimenya. Abantu rero bari hirya no hino mu mpande z'igihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuje cyane kandi turabakunda. Muri abantu b'abagabo rwose turabibashimira kubera ko mwahisemo gukurikira Umubavu.com. Abantu rero bari mu mbibi cyangwa se urenze inkiko z'u Rwanda, ubwo twavuga nko mu majyepfo hari igihugu cy'u Burundi, mu majyaruguru hari Ubugande, mu burasirazuba hari Tanzania, mu burengerazuba hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihugu byose ni ibihugu bidukikije, harimo rero burya y'abantu abaturanyi babyarana abana basa. Twizera neza ko muri ibyo bihugu harimo abantu bavuga ikinyarwanda banacyumva, abo bose turabasuhuje. Ariko kandi n'ikoranabuhanga ubu ryaroroshye, abantu bashobora no kubitranslatinga bakabyumva. Turabashimira cyane rero umusanzu wanyu muduteraho kugira ngo mukurikire ibiganiro byacu. Tukareba n'abari mu bihugu bya Afrika y'Epfo, tukareba abari mu migabane itandukanye, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, tukareba muri Asia, mu Bushinwa, za Singapore, tukareba mu bihugu bindi bitandukanye muri Asia cyangwa se mu bihugu by'i Burayi, mu Bufaransa, mu Bubiligi n'ibindi bihugu bitandukanye. Abantu benshi ntabwo ibihugu twabivuga ngo tubirondore, tuzi neza ko ari abantu benshi muri buri gihugu kigize uyu mubumbe dutuyeho w'isi, tujye tuzi neza ko hariho ambasaderi wacu, hari umuntu uduhagarariye. Mwese rero turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Tugiye kuganira ikiganiro turebera hamwe iki lockdown yagize nk'ingaruka cyangwa se gahunda ya guma mu rugo, ibintu ingaruka yagize ku buzima bw'abantu batandukanye. Ni ikiganiro mpaka tubyumvikaneho neza. Ibintu ndavuga ntabwo ari uko ndaba mbyemera 100%, ndabivuga nyine nk'ikiganiro nka debate ngewe ngende ku ruhande rwo gusapotinga uburyo cyangwa se bwo kuba mbogamiye ku ngaruka mbi n'impamvu itakagombye ahubwo kuba ibaho mu Rwanda. Ndi kumwe na mugenzi wanjye ni Reverend Pastor Fidel Ninzi, niwe tugiye kuganira
Rwema rwose tugiye kuganira nawe, araba ari ku ruhande we rugaragaza ko gahunda yo kuguma mu rugo yari ikwiye mu gihugu ari na ngombwa, ubwo afite ibyo ari buze kuyishyigikirisha. Ni gahunda nyine yo kuganira. Nagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro manze usuhuze n'abadukurikiye hano, kamera nyine akwerekezeho kamera, hanyuma basuhuze rwose. Ya murakoze, ndabaramukije inshuti z'Umubavu TV, abakunzi bacu, inshuti zanjye, hari inshuti zidukurikiranye zigenda zivuga ko ibitekerezo byacu ari ingirakamaro, turabashuhuje. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ndabashuhuje mu kivandimwe kandi nk'umukozi w'Imana. Yesu ashimwe, kubemera Imana, kubemera Yesu Kristo, kandi namwe abayisilamu nshuti turabaramukije, wassalamu alaikum. So byose turabizi ko bituzanira, iyo bikozwe neza bizana gukuza izina ry'Imana yacu. Rero turabashuhuje, reka dukomeze iki kiganiro, turebe ko hari icyo twakwigiramo cyangwa se turebe ko hari icyo twakungukiramo. Imana iguhe umugisha Theo, urakoze kuduha ikaze. Mu by'ukuri mu minsi yashize mu kwezi kwa gatatu, ku itariki 14 nibwo twatangiye gahunda yo guma mu rugo. Tukuma mu rugo kubera ko mu Rwanda umubare w'abantu barwaye coronavirus wari utangiye kugenda wiyongera uzamuka. Icyo gihe rwose twabonaga ko icyorezo gahunda igiyeho kandi kigomba guhita gihagarara. Muri bwa budasa bw'Abanyarwanda, burya ni k'Abanyarwanda tuvuga ngo ni ubudasa, ariko rimwe na rimwe ngenda nkunda kuvuga ngo iyi mvugo hari gukoreshwa nabi, ugasanga abantu barabyitwaje banayikoreyemo amanyanga. Hari abantu bayikoresha amanyanga rwose imvugo. Twinjiyemo ikiganiro, twababwiye ko ari debate. Ku ruhande rwanjye rero ntabwo iyo tariki navuga ngo nibwo igihugu cyari cyakoze amahano kudushyira muri lockdown, kudushyira muri gahunda yo guma mu rugo. Kuri njyewe mbifata nk'amahano kubera ko icyambere twayigiyemo ntibyahagarika ibyo twashakaga. Iyo ni fail ya mbere, twaraferinze kandi abantu barahangayitse bari mu rugo. Mu guhangayika abantu yabahombeje ibintu byinshi. Noneho icyo mvuga ko ari amahano kudushyira muri lockdown nuko gahunda ahubwo itahagaze. Donc ntago byigize bikuraho ko corona yiyongera, yaraniyongereye nyuma, yiyongera cyane ku buryo twageze ku mubare w'abantu 231 banduye umunsi umwe. Bivuze ngo rero noneho iyo binaza kuba ari ngombwa ko iyi ngiyi gahunda guma mu rugo iza kuba yaragiyeho ku ruhande rwo kugira ngo dukumire iki cyorezo, nta na rimwe twari bwemere yuko twandura abantu 231 ngo ntidusubire muri gahunda ya guma mu rugo. Ni nayo mpamvu igaragaza ko kuba twaragiye muri gahunda ya guma mu rugo ari amahano ku ruhande rwanjye. Ndabishimangira nyo n'amahano bakoze abantu badushyize muri gahunda ya guma mu rugo. Ntabwo ari byo, ntabwo nemeranywa nawe Theo, kubera ko iyi gahunda ya lockdown cyangwa se couvre-feu twavuga ko yagize akamaro. Reka mvuge ko yagize akamaro kuko nubwo hari ibyo ibyatakaye nk'ibintu bisanzwe, umuntu akaba ibicuruzwa byo wenda bikadindira kugurishwa, ariko hari icyo yakijije. Wivuga ntabwo ndibwemeranywe nawe uvuga ngo namahano bakoze. Leta guverinoma yateranye ikavuga iti ibi bintu dukoze ari byiza, wowe ukavuga ngo namahano. Oya, yakijije amagara y'abantu, yitaye ku magara y'abantu. Donc bene data badukurikiranye, iki cyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19 ni cyorezo kibi, ni cyorezo gikomeye giteye ubwoba isi yose. Navuga ngo niyo terroriste, niyo muteroriste ukomeye kuri iyi si, washegaje isi. Abantu babura aho bamushakira, abantu babura aho bamuhungira, abantu babura aho bamwihisha. Donc ingamba zafashwe hafi ku isi yose nabona ko zari zikwiye, izo zaguma mu rugo. Uravuga uti zari zikwiye, ariko ngiye kuguha
ingero zifatika z'uko ibi bintu bitari bikwiye. Gahunda ya guma mu rugo tuyirimo, ni ukuvuga ngo nta bantu benshi twari dufite banduye, abantu baranduraga nk'ibisanzwe. Noneho tuyivuyemo imibare iriyongera. Ntabwo ushobora kumbwira ngo gahunda yari yemewe yariyo ngo ibitarakuyeho icyo kintu cyo gukomeza kwandura, kuko yiza kuba yarabayeho ari gahunda nyayo ifashwe, ahubwo ni ibyemezo byafashwe abantu batabanje kubisesengura ngo babyumve neza, bumve n'ingaruka zabyo, kuko ingaruka zo kuba twaragumye mu rugo nizo nyinshi ukurikije nuko byagenze. Kuko ingaruka ziza zirahari zigaragara, izihese ntazo, kuko abantu bananduriye cyane. Kuko iyo bakomeza gufungura twari kubona none, nubwo tuvuga ngo ni 200, twari kugera ku rwego rwa miliyoni ibihumbi 100 byanduye. Navuga rero ko iyi lockdown yagize akamaro gakomeye ku buzima bw'abantu. Ibyo ndabikwemeza kandi nshimira abagize uruhare kugira ngo iki kintu gikorwe. Nibura barabikoze, ariko bita no ku bantu, baravuga bati reka twite kuri aba bantu dushinzwe tubagaburire, ariko turebe ko iki cyorezo twagihagarika. Reka twari mu ntambara. Usibye ko abanyarwanda bihangana, urambwira ko ahubwo ibizakurikira ingaruka za lockdown atari zo nyinshi. Icyambere inzara, nubwo tugifite agahenge kuko twari tweze muri iyi minsi, ariko ubu ngubu ugiye kubibona mu ihinga nibwo urabyakira neza. Inzara igiye kutwataka bishingiye kuri ya ntuza ya lockdown twagiyemo. Ikindi tugiye kubona abantu, urumva, babura amafaranga yo kujyana abana mu mashuri kubera lockdown. Urumva leta nk'uko yaturebereye kugira ibakura ku mashuri tugiye kwinjira muri lockdown, ntekereza ko ishobora kuzongera ikadutekerereza abanyeshuri kabasubiza ku ishuri. Kugaburira abantu byabaye intambara, icyo tubanza tukemeranyeho. Byonyine no kugaburira abantu byaranze, ntago bigize babigira ngo bikunde 100%. Abantu nuko birwanyeho, urumva, abantu nuko birwanyeho. Ko nabonaga hari aho bafashe uri pasiteri, tubwiza ukuri n'imbere y'Imana ko nta liste yigize icawe mu rusengero wanyu isaba ko abantu babafasha. Ndavuga umva, ubanza utubwiye iyi lockdown ijya kuba yabaye mu buryo butunguranye. Ni bwabuhubuka, ariko hoya ntabwo ari uguhubuka, mu buryo bwo kuvuga muti turengere amagara y'abantu. Aho kugira noneho abo twari duturanye, ntabwo navuga ko ari itegeko ryaje kuri nge, kuko abo nafashije byaturutse ku bumuntu bwanjye. Wowe wabafashe uri leta, ariko hari abantu wigeze gufatira icyemezo cyo kugira ngo bashyire muri ntuza, wowe urinda ujya kwishyiraho umutwaro wo gufasha abandi. Umva, leta ntabwo ari integeka gukunda umuntu. Bibiliya nkavuga integeka iki? Hari icyo leta ikwiye gukora, ariko nanjye hari icyo nkwiye gukora nk'umuntu wizera Imana, wasomye Bayibuli, nkamenya ngo Bayibuli integeka gukunda umuntu, integeka kugukunda wowe Tebo, integeka gukunda runaka w'umuturanyi wanjye. Donc ni muri iyo context nafashijemo abantu, kandi ntabwo bwari ubushobozi bw'umurengera nari mfite, ariko naravuze nti gace mfite reka ngasangire n'undi. Impamvu rero ntemeranya nawe kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu wese wafashije undi ngo ni igikorwa cy'urukundo, no, ntago ari byo. Impamvu ari igikorwa cy'urukundo, twemeranye neza ko iyo gahunda wari uyisangamo. Oya ntabwo ni ikintu ni ikizangano cyane gufasha abantu nari mbisanganywe, nari nsanganywe uwo mutima, ariko noneho habayeho ka runaka itari isanzwe. Ndavuga ntari ko byanga bikunda ku kintu cyo nari mfite, reka nkisangire n'umuturanyi ndeba wa wundi wakoraga avuye guca inshuro, cyangwa se avuye gukora ubuyede, avuye gukora ubufundi, avuye gukora ikimotari, avuye gukorera umuntu. Hari abantu bahembwa myakabyizi, cyangwa avuye guhinga mu murima w'umuntu. Navuze nti aka kantu mfite reka mfashe bene data, na amaraso yacu n'abanyarwanda. Reka nkubwire Teo, kugira ngo dukore neza ntabwo tugomba kubitegekwa, tugomba kubikora
kubikora kuko ni ngombwa, kuko Bibiliya twebwe nk'abizera Imana iratubwira kubitsa ubutunzi bwacu ahatagera kagungu, ahatagera ingese, ahatagera n'inyenzi. Donc aho hantu rero niho buri munsi mpora nshakisha nihe nakwinvestisa muri Yesu Kristo. Ni sure deal, ni deal ihitamo, ni deal iguhesha ikindi kintu nubwo utakibona ko kanya, ariko mba nzi ko araho nabikije. Ubu rero ngiye kugusabira ibihano kubera iki? Icyambere wanyuranyije n'amabwiriza ya leta yo gushyira abantu muri lockdown. Nta muntu ku giti cye muri lockdown uri wemerewe gufasha umuntu ku giti cye. Yagomba gufata inkunga akayijyana akayishyikiriza umuyobozi w'umurenge cyangwa se w'akagari, akamubwira ati ni inkunga yanjye mushyikirize abantu. None wowe wanyuranyije n'amabwiriza ya nje rero gufasha umuntu ntabwo ngomba kujya kwiyabonesha ngo ngende mvuge ngo leta ngo dore kubera ngo nkundi ibi ngo ndi muri uyu murongo ngo dore nkozi binge. No, ngomba gukora ikintu uwo nafashije hariya ku nzira. Ntabwo nzagenda mpamagara social media mbabwire ngo dore uyu ndamukoreye neza cyangwa se ndakoreye Imana. Oya, leta ifite inshingano zayo, ariko nanone leta ikeneye sustenance, ikeneye abantu bashobora kuvuga bati harimo abantu bafite umutima wo gukora neza. Reka aba bantu, donc hari abo tujya tubona barinzi b'igihango, abo bantu baba hari ibyo bakoze. Erega nkubwire Theo, kuri iyi si nkuko tubona umuntu yakoze neza bamuha ibikombe bakamwambika umudari, ni nako twebwe abizera Imana twizera ko iyo dukoze neza mu ijuru tuzabihererwa igihembo. Hanyuma rero tugaruke ku ntama yacu. Lockdown impamvu itari ikwiye, abadukurikiye niyo turi kuganiraho nk'ikiganiro mpaka. Munagene muri comment buri wese ashyireho igitekerezo cy'uko abyumva, kuko uko ndi kubivuga nshobora kuba hari abantu muje nabi ibitekerezo bahari rwose, kimwe nkuko Reverend Rwema nawe hari abantu badukurikiye ariko bahuje nawe ibitekerezo bye. Ngewe ndi ku ruhande rwo kugaragaza ko iyi lockdown itari ikwiye. Impamvu hari izo navuze ariko hari n'izo ngikomeza kuvuga. Icyambere, u Rwanda ntabwo rufite ubushobozi bwo gushyira abantu muri lockdown. Urahera kuki? Nicyo ngiye gukomeza. Icyo mperaho niki nuko rwananiwe gutunga abantu muri lockdown ngo rubaha ibyo rugomba kubaha, ugasanga ahubwo baciye inyuma, baciye muri baba pasiteri nabo ubwabo ni umutwaro. Barabizi ko batari guhembwa icya 10 kidahari, bari kubabwira bati noneho ni murebe abaturage banyu batishoboye mukusanye mutuzanire. Ariko mvugire ntabaye wenda umuvugizi wa leta, nta muntu leta yabwiye ngo turagusaba pastori runaka w'urusengero runuru cyangwa se wa katedrali yiniyi cyangwa se umuzigitiro yunuyu mufasha abantu mudufashe abantu. Ntabwo leta yabikora. Inayerega leta n'abanyabwenge ntago bayoboye ubwenge. Urumva? Ubwo se uyobowe neza yuko kudatanga amafaranga y'agaciro atari itegeko, ariko abenshi babikora kugira ngo bigure. Ushobora kudatekereza ko baza kukubwira ariko ukavuga uti kugira ngo niyaboneshe leta imbone neza, reka nishyire muri gahunda mbwire. Hari n'abaje babikora nyine. None se kuki leta yavuze ngo ni mubizane tubitange, mujye mubizana mu bicishe ku mirenge. Nubwo tuzi neza ko hari insengero zagiye ziyeranja zigaca ku ruhande kabati nituzihereza leta irayaha wenda abo tudashaka, ariko byarabaye. Bivuze ngo none abantu twumvaga bafite inzara na niyi saha tutari muri lockdown, tugomba gutaha saa 2 saa 3. Nubu hari abantu leta itarabasha guhereza ibyo kurya kandi mu byo bagombaga kubona bari barimo. Urugero, abarimu bo mu bigo bo mu bigo byigenga, abo barimu bagombaga kubona ibyo kurya kubera ko ibigo byahise bihagarika amasezerano bigabanya abakozi. Ibyinshi byananze gufata kuri ya nkunga yari Cover Fund, icya kigega cyo kugoboka abantu bagizweho ingaruka na covid. Ibigo byanze kuyafata kuko yari amafaranga atari ubuntu, yari amafaranga bagomba kuzishyura bakoresheje amafaranga bishyuyeho inyungu ntoya y'amafaranga 8, ariko ikigo kikaba yitaho kugira ngo nyafate nje kuyagabanya abarimu. Kandi nzi neza yuko nibigera
igihe cyo gutangira cy'amashuri bazansaba kugabanya abanyeshuri mu ishuri kuko niba nakiraga abanyeshuri mu ishuri bangana n'umubare wenda 60 ngomba gushyiramo abanyeshuri 30 kugira ngo haboneke ya metero igomba kujya hagati y'umunyeshuri n'undi. Ibigo by'amashuri bavuga ati ntago twafata ayo mafaranga ngo tujye kuyaha abarimu kandi mu by'ukuri ayo mafaranga n'amafaranga tuzishyura ariho n'inyungu. Reka nkubwire Theo, iyi lockdown ngewe ndacyari 100% ko yari kwiye, ndetse rega tunabwira n'abadukurikiye dukomeze twirinde, dukomeze dukurikize izi ngamba turimo guhabwa, nibwo tuzagira umugisha tukabona igabanuka ry'iki cyorezo muri iki gihugu, tukaba twakomorerwa intara zikongera zigahura, uturere tukagenderana, amasoko akarema nk'uko byari bisanzwe, abantu bagakora, amashuri agakomeza. Buri muntu wese uruhare rwe rurakenewe. Ndagira ngo nkubwire, aho kugira ngo uwo mubare tugira abantu nka miliyoni y'abarwayi kandi bitaro tudafite ahantu turi bubashyire, turi buvurira aba barwayi cyangwa se turi bubafashe n'abari bari mu kato, kuko bikiza wumvaga Amerika uko irimo guhinda umushyitsi, ukumva i Burayi uko bahinda umushyitsi, ukareba abantu barimo gupfa bicwa n'iki cyorezo, ukavuga uti nyamuneka nzi neza ko hari n'ahantu wasangaga twirukanka tugura za kandagira ukarabe mu rugo, ukavuga uti umwana nava ku muhanda cyangwa se nituva ugakaraba za sanitizer, abantu barazigura cyane, bagira gute kubera ubwoba bwa kiriya cyorezo. Rero ubwoba ariko abantu bashyirwamo n'abandi. Urugero uravuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka turebe cyagihe George Floyd amajije gukandagirwa n'uriya munyamerika w'umupolisi kugakana gapfa. Imyigaragambyo yabaye ko batigeze batubwira ngo muri Amerika ubwandu bwiyongere kubera ko abantu kuko social distance ntabwo yubahirijwe, abantu bajyaga mu muhanda bakirohamo. Impamvu nanone umuntu yavuga ko ibi bintu bitari bikwiye no mu Rwanda, none se ushatse kuvuga ko ari imyiganano kuko aba bakozi babandi bagakora ibindi n'abandi, none se suri kubingeranyiriza se uri kumbwira ngo muri Amerika ngo byari biri kwiyongera? Ndagira nkwereke yuko impamvu n'ibihugu byagiye bibifata, wenda hari n'ibyabaga bishaka kugira ngo byibonekeze muri hajya Organisation Mondiale pour de Santé cyangwa OMS kugira ngo baba amafaranga reka nabyo birashoboka. Urumva, reka dufate ingero zifatika, tujya muri Sudani y'Epfo. Abatipe nani ariko twabonye wapfuye avuye muri Sudani y'Epfo, ngira ngo no umupolisi aho ubwo so bifite gihamya ko byabaye nko arabibonye bavuga ngo polisi ngo ibyo reka tubyihorere wenda umuntu ashaka kubona nandi makuru. Ariko dufata urugero aho ngaho muri Sudani y'Epfo kugira ngo bajye muri lockdown, hari ibintu byabaye byo kuvuga biti mwebwe kubite ko mutari kujya muri lockdown, ibindi bihugu bikataje. Ariko se dufata urugero ibihugu duturanye bya hafi ahangaha, Magufuli yaravuze ubu ngubu ibintu ntibafunguye, stade nizirimo abantu ntibari kubyina, abantu ntibari kugira gute. Ubwo sura tujya mu Burundi, igikuba cyacitse ni ikihe mu gihe ibyo bihugu hari impamvu za politiki bari bafite gahunda yo n'amatora yarabaye. None kuki batagiye muri ntuza nyuma yaho wenda ngo bajye mu ntuza muri lockdown? Tufate muri icyo gihe twavuga ko itabaho, bafunguye neho ari ibyo uvuga. Ngende kukubwira impamvu bishobora no kuba ihari, ariko ari ukukabiriza ibintu, ari none si cyorezo urwara ugakira. Urumva, abantu cyica ni umubare nyine bigaragara ko niwo muto udahaji atari abantu benshi cyane, bigaragara ko abantu bashobora guhangana nayo bagakira, kuko kugeza ubu ngubu abakize nta rukingo nta muti, sibyo? Aho rero mutugarukire ni ya Mana dusenga navuga ibikora, niba umuti utaraboneka abo kandi tukaba dusenga abashumba barimo gusenga. Turebe ikintu cyatumye navuga ntitorero ahubwo kujya muri lockdown niki cyatumye abantu noneho badapfa, ingaruka byagize kuri lockdown yo kuyijyamo abantu n'abapfe niyi ntayihari, kuko ibimenyetso birahari bigaragaza ko ahubwo kuyijyamo byatumye ubwiyongere bwayo bwiyongere. Naceka ko umuntu bashiraga hariya mu kato ahari wenda yarushagaho kwizera Imana no gusenga, nkavuga nti Imana ye ngira ngo yamukoreye igitangaza ibasha kumukiza, nka kwa kundi Yona yari ari mu nda y'urufi agatakambira Imana
Imana ikamukiza. Ntago ndibuze kubyemera. Impamvu ntarabyemera ni iyi. Ubu ngubu nta nubwo abantu muri lockdown nta muntu abenshi insengero zarafunze. Kandi we ariko hafunze insengero za hano ku butaka, ariko izo mu mutima ziracyafunguye. Usibye ko nyine nta kintu kiduhamiriza ko izo mu mutima zakomeje, kubera yuko nta kimwe iyo ziza kuba zarakomeje. Buriya neza ntago tuvuze ko abantu batasenze, barasenze, ariko amasengesho ashobora kuba ataragize imbaraga. Ngira ngo ubona tewe ku ma YouTube cyangwa se ku macano social media, ubona ko abantu barushijeho gusenga, abakozi b'Imana barushijeho kumenya social media cyari cyo, kugira ngo babashe kubona aho banyuza ubutumwa, banyuza amasengesho yabo. So navuga rero reka twemere, reka ntabwo turi bwemeranye, wenda sinzi nitujya kuri gukora conclusion turaza none bafungura abantu akaba ariko biyongera bakaba benshi. Lockdown ba abantu barafunze rwose, bati nta muntu wemereye gusohoka, ngira ngo mu muhanda wabaga wanakirinamo basket cyangwa futu. Noneho mu gihe bavuze bati igabanyutse, bati nimwongere mugerageze musohoke, nabwo ariko kandi bwari kuri zampuwe bati reka turebe ko abantu bashobora kongera gushaka icyo kurya, nibwo yahise yiyongera mu muvuduko. Bivuze ngo rero nta kintu lockdown yishe, nako nta kintu lockdown yakije. Yaragikijije ntacyo, yaragikijije. Ahubwo yateje ibibazo kugeza n'isaha dufite ingaruka zitari za nona z'igihe kirekire z'ubukene twatewe na kuri akwezi kumwe tutakoze. Wimagine ntabwo turi bube nk'ababandi Tewo bavuga ngo umugabo mbwanyangirwa n'abandi ngo akavuga ati ngeweho natose, kuko iyo izo ngaruka nubwo zihari zizaba ariko zizaba kuri rusange, zizaba ku mukire, zizaba ku mukene, zizaba kukomeye, zizaba kuworoheje, zizaba ku bihugu bindi bizagira izo ngaruka. Indi ngaruka ubwo turayisange nabwo ari rusange. Igindi reka turebana naho ibindi byatatse urubyiruko. Kugeza isaha mu karere ka Rwamagana mu minsi ishize batangazaga ko abangavu batewe inda muri iyi minsi bangana na 300. Mu gihe cy'amezi 3 nibwo byiyongereye cyane. None se covid nayo yazanye ubushyuhe, none se abantu bakirirwa bicaye nta kintu bakora, aho tugiye kuyitwerera n'ubushyuhe. Corona tugiye kutwerera ubushyuhe. None se abantu baraba nta kintu bafite bakora, baririrwa bicaye, barananirwa. Bari abantu baricomekaga akabaragiye, akaba amanukiye aho ngaho. Urumva abantu bari bafite uburyo bwo kubashuka, kubera ko nta n'ikintu bari bafite kubera ubukene, kubera bya biribwa bitageze ku bantu bose, inkunga bituma abangavu baterwa inda. Iyo si iyi ngaruka tugiye guhangana n'ibyo, nubundi byari bihari. Navuga abo ngabo bari babisanganywe, navuga ngo abo ngabo bari basanganywe ubwo bushyuhe, dore ko barimo no kuburirimba, bari babusanga. Ntabwo navuga ngo bwaje kuko corona ariyo ibuzanye, arega bavuga kandi ngo niyongere muri icyo gihe ntago ari igitanga. None se yugize iyo urebye ibyegeranyo cyangwa se ariko dizivuga umwaka ushize abana bangavu batewe inda, igihe leta yahagurukaga igahagarara, amatorero akahaguruka, amadini agahaguruka, ati ibi bintu birakabije too much. Navuga icyo gihe byo corona twari twakumva n'akanunu ka, ahubwo ibyo ngibyo nyine nibyo byahise bituma bitugaragariza nyine ubukana bwa lockdown. Nukuvuga ngo pastor, ibyo turi kuvuga ntabwo ngiye nshobora kwemera ko lockdown yagize umusaruro mu buryo bwo kurwanya iki cyorezo. Reka nkubwire Tewo, bimwe mu musaruro lockdown yatugejejeho, yigishije buri muntu wese. Hari ikiganiro twigeze gukora, uravuga ngo made in Rwanda, abantu nibayikomeze. Urumvishije? Donc iyi lockdown yatumye abantu bamenya ibintu by'iwabo. Hari abantu twabonaga bajyaga kubyara bakurira indege, akumva ko umwana agomba kuvukira i Burayi, ko umwana agomba kuvukira muri Amerika, ko umwana, donc ugasanga bitwaye ubutunzi bw'igihugu. Urumvishije? Hari noneho n'ikintu bita kubitsa. Urumvishije? Byatwigira gusevinga. Hari ibintu byinshi twungukiyemo, nubwo twavuga ngo wenda ibi ntago twari tubyiteze, ariko navuga ko ari n'umwarimu mwiza. Iyi lockdown yabaye umwarimu mwiza kuri buri muntu wese, yaba akomeye, yaba yoroheje. Yagaragaje ko abantu bose isi, koko bya bindi bavuga ngo isi ntisakaye, utunze miliyoni ye y'idolari yabonye ko isi idasakaye,
abura hajya kuyirira. Wa wundi wavugaga ati kurira, hari abantu batari bazi mu rugo kurya mu rugo icyo ari cyo, akajya kwirira kuri Serena, akajya kwirira kuri hoteli runaka, kavuga ati ngewe nge kuryoshya. Buri muntu wese yamenye ngo umuntu areshya n'undi. Umuntu yamaze kumenya ngo buriya byashoboka ku isi nta kidashoboka. Rero yafunguye amaburo amwe namwe y'abantu bari barikajije mu bwonko bwabo cyangwa se mu bitekerezo byabo, arayafungura andara yakaza, arababwira. Noneho habaho no guca bugufi. Ndibuka ko hari abantu batonganye bavuza induru bati nimushake Imana. Abantu bibutse ko Imana ihari. Urumvishije agakingirizo bavugaga sida, bakavuga ati ngiye agakingirizo nagakoresha iyo sida nkayirinda. Ariko noneho iyi corona baravuga bati ugize gutya, bati ubuyisiza ahangaha ku rukuta, hatubuyisiza bunaka, ahubwo nanjye muze kuntereraho umuti ntabanyisiza ahangaha ku gikuta. Urumvishije donc noneho yaritwigishije, iradufungura, itwereka abantu, itwereka ko turinganiye hamwe, turi bamwe, nta utandukanye n'undi. Ariho navuga ko ari umunyafu. Pastor Ezra Mpyisi navuze ngo ni umunyafu, ngo si n'umunyafu, ahubwo ni ukuvuga ngo Imana yashyizeho ikibando iringaniza, irabavutura iti mwebwe mwari hariho ubwibone bwakabije. Urumvishe aho rero navuga ko yatuzanye iki, yazanye ibintu byiza, nubwo wenda bitaje mu gihe cyari giteganyijwe, bije mu gihe cya ubu, ariko abantu bararinganiye. Hari umuntu wumvaga ko ari hejuru y'undi. Twabonye igihe abaparitse, abantu bagendaga mu modoka z'ibitangaza baziparika iwabo mu ngo, baraparika. Tubona noneho n'umuntu gukumbura mu cyari wabo, umuntu akumbura iwabo, kavuga ati yabaga byari bikunze nkigira iwacu. Hari abo baraye bagenda, hari abambutse za Nyabarongo, abasare bati nimutwambutse twigendere tujye iwacu. Abantu bakenera gukumbura hari iwabo. Ari naho dushobora no gukura isomo, tukabwira abantu kujya bubaka amazi iwabo ku mavuko, akomenya ngo kwivuka iwacu hari inzu, haramutse hagize ikintu gitunguranye kiba, nagenda nkaba nzi ngo iwacu harahari, ndarya bya biryo bivuye mu murima, ndatema igitoki nkirye. Buriya siyo biza gukomeza noneho n'imodoka zijya kuzana ibiryo, cyangwa ndabyibuka ijya kuza naragiye nashisha inkwi, imodoka ebyiri z'inkwi, ndashisha ngura amakara, ngura gaze, ngura n'ibishyimbo, ibintu bitinda. Urumvishije mbaza inshuti abavandimwe nti nyamuneka ufite iki ngiki, aho utagifite aho, donc abwire mugenzi we icyo kintu. Harimo isomo bene data, itorero ry'Imana twamenye ngo amasengesho ntabwo aba mu rusengero. Imana ntiri mu rusengero gusa, mu mutima w'umuntu irahari. Twamenye ubutunzi twajyaga tugendana tutari dusobanukiwe, tuzi ko tujya kubukura hahandi. Tumenya gukoresha ibintu ikoranabuhanga. Navuga ntari kuyikorona, nubwo wenda ndi bukugarukira nkavuga nti rega ntabwo ndi bugume, ntabwo ndi butinde kuri corona. Rega turi ku ngaruka za voilà, nuko ndo gushyira abantu muri lockdown, kuko corona yo yaraje izanye ibindi bintu bishasha. Abenshi nta nubwo banayemera kariyo, abenshi bavuga ko ari iri mu nyungu za politike, bavuga ko ishobora kuba yaraje nk'ikintu cyashyizweho kugira ngo abantu batere abantu ubwoba, nk'abantu bakabyifashisha. Ariko urimo uravuga uti abantu corona byatumye abantu bava hano bakagenda, bituma abantu bamenya yuko baringaniye. Ubuse ugira ngo umuntu niba koko yarije kugabanya cashless, gukoresha amafaranga mu ntoki abantu bayahererekanye, ubundi ubu bugira ngo byaracitse kubera iki? Ingamba zagiye zifatwa zitari permanent. Hari twavuga nko muri corona, muri lockdown, hariya baravuze bati abantu bajye boherezanya amafaranga ku buntu. Kwa kwezi kurangiye MTN bishyizeho ibiciro. Ubwo sugira ngo abantu ntibatangiye kugenda biramanta bavuga bati reka ibiki, ugasanga nyine bya bintu birongeye n'ubundi bisubiye ko byari bimeze. Noneho haha nyine nibyo nkubwira, nubwo byari bije gutyo, ariko gushyira cyangwa se hari ikintu bita ibingibi bya cashless, ni ibintu bifitiye igihugu akamaro. Turebe kuri icyo kintu cy'ubwacyo gifitiye igihugu akamaro. Impamvu ni iyihe? Impamvu nuko
mu buryo abantu bakoreshamo amafaranga kuyakoresha gutya tuyahererekanya gutya arasaza. Iyo ari gusaza u Rwanda rukoresha andi mafaranga kandi kugira ngo bayakore rwa rupapuro ntago baruguhera ubuntu urarwishyura. No kuvuga ngo hari amafaranga u Rwanda rutakaza ruzana andi mafaranga mashya mu gihugu. Iyo dukoresheje cashless amafaranga n'ubu no kuvuga ngo atinda mu mabanke noneho kwagutinda mu mabanke bigatuma amafaranga adasaza. Iyo adashaje bituma n'ugihugu kidahomba amafaranga kizanisha andi mafaranga hanze. Iyo si inyungu igihugu gifite ku gukoresha cashless kuguhanahana amafaranga, iyo ni inyungu y'igihugu. None kubera iki muri yari cover fund kugira ngo tubone ko kudushyira muri lockdown byanadusigiye n'isomo batafashemo amafaranga ngo bakuremo nka miliyoni 500 bashizemo miliyari 100 bakuremo miliyoni 500 urumva nibarangiza bazihereze MTN Tigo Airtel bati noneho ya mafaranga abantu baherezanya mujye muyakura kuraya none ubwo tuvuga niba u Rwanda rwatakazaga miliyari ruvuga ruti twungutse natwe miliyoni 500 izindi nizijya muri MTN izindi natwe tuzisavinge tuzazigaburiraho abantu bashonje kuko nakubwiye yuko kugezana n'ubu ngubu hari abantu igihugu kitaraha ibyo kurya kandi kibagomba. Ndavuga abantu babarimu nabavuze, ndavuga abantu bakoraga mu tubari ubu ngubu none twaranafunze burundu, abo bose n'abantu baraho, abanyonzi ntago barasubira mu kazi. Hari abantu benshi batarasubira mu kazi kandi bari bafite akazi. Iki cyorezo nta muntu numwe wagize uruhare rwo kukizana, ni kiza kikizanano nkuko bajya babivuga. Aha none kuki batafasha amafaranga ngo ibyo bintu bikomeze? Ari impamvu badushizemo bashiramo haza hitera bwo ryo kuguma mu rugo, abantu bagira ubwoba, ubwo bwoba yo buhoraho ko cashless yakagombye gukomeza. Bazanye ibi by'abamotari, umumotari urajya kumuha amafaranga kuri ubu ngo bakakubwira ati uradufite mu ntoki ngutume ati wica upfa kwicara kuri moto ahita akubwira turayafite aturanyisha kuri telefone uti yigo ati ntawe ufite se mu mufuka nawe ukajya kure uti ninjya kuyohereza barankata kuko uyu nta ntuza afite avuga ati ndayafite kuri mu ntoki ukabura muhereje. Ubwo se cashless yararangiye sugira ngo ariko biza kuba byarakozwe hakundi hakaba hari udufaranga bya bindi byo guhererekanya amafaranga bikagumyaho, noneho wowe ugiye kubikuza bakaguca amafaranga kuko urumva icyo bari kwevita nuguhererekanya amafaranga mu ntoki. None ubwo ugiye kubikora reka bari bwo tuguca amafaranga ku buryo umuntu afata umuco wo kuvuga ngo ngiye kugura ikintu ariko ndatwara amafaranga kuri telefone. Ariko ubu ngubu kamemo nubwo bihari banabikomeza kubikangurira abantu bagashyiraho n'ibihano, ariko ntabwo ibihano ari byo byakaba ari by'ingenzi kuko iyi cashless ifitiye inyungu leta, igihugu kizana amafaranga cyakoresheje bigifitiye inyungu. Kubera iki basha nukunyunyuza abantu ni nk'ubundi bucuruzi leta yaba yarinjiyemo, none bitaba ubucuruzi bw'ibanga buhishwe muri nuzi abantu bagagombye kubimenya ko kugira ngo cashless igere mu gihugu ikwirakwire ni inyungu za leta kuko nubundi byanze bikunze ikoresha amafaranga ijya kuzana andi harayitakaza kugira ngo izanayo yandi. Ariko tewo iyo nyungu yo numva yaba ari rusange kuri buri muntu wese. Niba leta yungutse donc numva leta si umuntu, leta ni igihugu n'abantu dufite abantu duhagarariye. Ariko izo nyungu ntabwo zijye kuri bare baduhagarariye. Ni tonese y'umuntu aguhagarariye agafata ibyemezo nabi ntaba ari kuguhombya, abarimo guhombya wowe cyambere wafashe umuntu araguhagarariye sibyo agushizeho umushizeho ngo aguhagararire arangije kuguhagararira agiye gukora amakosa nurangiza uvuga ngo inyungu ziri rusange kuki zatazizanye ngo zibe nyinshi. Abantu baduhagarariye bagomba gufata ibyemezo ariko bifite inyungu ziri rusange. Reka tubanze turebe dutegereze burya igihe kijya gitanga igisubizo. Wenda hari igihe hazabaho zanuza icukumbura wenda tukamenya ngo corona abayizanye bari bafite impamvu iyi niyi kuko ibyo ari byo byose corona ifite uko yaje. Wenda tutabasha kumenya akakanya tuzamenya uko yaje, tuzamenya icyayiteye, niba hari abari bayihisha inyuma ku isi tuzabimenya. Noneho tuvuge tutari kuzi ko burya baduhombeje, ariko kubaka
kanya tucyumva ngo ni icyorezo cyica kitagira umuti kitagira n'urukingo ako kantu iyo bakavuze cyica kitagira umuti n'urukingo uravuga uti nyamuneka niyo aka kazi naba nkaretse ariko ubu malaria yisha abantu bangana iki muri ibi bihe bya corona kubera iki batarafata bazaduha imibare y'abantu muri iki gihe cya corona bapfuye turebe nabishwe na corona usibye gutinya ngo iyo umuntu agukozeho arayandura umuntu niba ari ugukoraho isabune n'agapfukamunwa ko bihagije ibyo bintu uko byoroshye kuki atari byo twashyiramo imbaraga cyane kurenza uko twafungirana abantu mu ngo abantu tubashyirireho ibihano bikakaye byo kutambara agapfukamunwa ubu rero ikintu kibaye navuga nti wenda nuko tutafite umurongo wenda abantu baduhamagare bibe biri live abantu baduhamagare batubwire twumve ku mpande zose batubwire batariko hari akamaro yaba iyi lockdown yaba yaratugejejeho banatubwire batariko hari n'ikibi yatugejejeho donc muri context reka nkufashe n'abantu badukurikiye babyumve neza niba mbeshe banyomoze muri comment nta muturage numwe wakubwira ko iyi lockdown yamugizeho ingaruka nziza ibyo bintu byakubwirwa n'umuyobozi uzi neza icyo yaragamije n'icyo ari kurinda umuturage ariko umuturage yako ubuse mu cyaro nujya mu cyaro uzasanga abantu batambara ubupfukamunwa ubuse nago baranduye se aho azakubwira ati baraduhombeje lockdown yaraduhombeje ku buryo rwose budasubirwaho nagazigira kubwira ikiza cyayo urumva ariko wenda hari n'abashobora gushyira mu gaciro kavuga bati ariko ngiye kuri aha kakanya nago ngiye gushyira mu gaciro ibyo byo gushyira mu gaciro nta bihari kuko turi muri debate ndi kukugaragariza uburyo abantu ibi bitekerezo mfite hari abantu babifite rwose bashobora kuba bahari kandi niba tubisangiye bagiye kuri ngewe ndahamya neza ko gushyira abantu muri lockdown nta nyungu nimwe na nkeya byigize bigirira umuturage urumva nazo usibye ngo byamurinze icyorezo yakubwira ati kubera iki nyuma nanjye nibyo ndakubwira kubera iki nyuma yanduye cyane kurenza mbere bakijya kudushyiramo iyo biza kuba bitanga igisubizo tuba twaravuyemo byararangiye twarafashe ingamba zituma kugabanyuka kw'abandura kugumaho kurwara kuvaho kupfa bigabanyuka none imibare myinshi y'abantu dufite ubu ngubu yiyongera y'abapfuye umva ukuntu binababaje abantu bapfuye ari uko badukuye muri lockdown none hari n'indi garuka wambwiye nshyashya noneho numvishe ngo lockdown yazanye ubushyuhe ku rubyiruko cyangwa uzi ubushyuhe busigaye bufite abakobwa uzi ubushyuhe busigaye bufite abasore kubera iki nayo barakora iki se ubu ngubu noneho ubwo bafunguye n'ingenzi umusore asigaye ahamagara umukobwa ati duhurira ahangaha tayari rogi zirakora tayari bakabirangiza iyo nayo ni ingaruka byo ni cyane ingaruka zihari urumva ubu ngubu kugenda bwo bisigaye bihari barabikora nubwo batagenda bagiye gucuruza cyangwa wenda bagiye mu kabari ariko kugenda birakorwa urumva wenda iki kiganiro wenda sinzi niba hari ikindi cyiza ariko ntacyo wabona wakongeraho kigaragaza ko lockdown kuyijyamo icyiza kirahari nanone gusaranganya nacyo ni ingaruka nziza gusaranganya abantu basaranganyije utwo bari bafite reka nkubwiye abantu bongeye gukundana hari ingo zubakitswe ingo abantu bubatse umugabo n'umugore bahuraga mu gitanda gusa bahuraga ariko noneho babashije kongera rwa rukundo rwabo urumvishije kongera guhura hari umukomediyani tuzi witwa Ndimbati noneho yaravuze ati umuntu utarahojeje igikoma donc icyo gikoma hari abagabo bakinyoye kubera bagize gute bongeye kwicarana n'abana bongeye kwicarana babashijeho no kugira gute kumvikana ku rugo rwabo no gufata ingamba ku rugo rwabo n'abantu baguha amakuru nibwo mbibonye n'abakristo bawe ntabwo baguha amakuru kabisa uza abantu bageze mu rugo ingo zikakamo umuriro uzi abakozi noneho bagiye bavuga bati noneho mabuja arahari asi amubarira kugera no kwijana agiye kugura mitiyo akajya amubarira urumva yaramenyere ko shebuja haha cyangwa nyirabuja haha ibintu akadepa hariya ariko no nakantu kose ajya kugura bizi urumva ubwo uzi abapapa baryamaga nijoro
bakaryama bakabura ibitotsi kubera biriwe baryamye. Uzi amakimbirane yavutse muri ibi bintu bya lockdown y'abantu noneho kubera wirirwana n'umuntu mukotana mukubitana imigeri wenda yagendaga mu gitondo akagaruka nijoro noneho bari kumwe ya makosa yose ya mafuti yose yirirwa noneho agenzura telefone areba buri kimwe cyose. Uzi amakimbirane byasize ariko nubwo imibare itaragaragara nubwo kuri kote iyi niyi nubwo wenda ibyo byaba ariko hari nabo byakemuriye ikibazo akongera kareba ati buryo umugore wanjye aravunika buryo abana banjye babayeho muri ubu buryo. Hari n'abantu babashije nk'ubu hari nk'abana abantu bagendaga bagashira hariya muri zanuza muri creche cyangwa se bati abana twifitiye akaza kazinduka yigira mu kaza kagaruka saa 12 aca kuri hahandi kuri creche cyangwa se hahandi barerera abana cyangwa se aho babashyize. Ariko haba no mu Rwanda haba no kwisi yose ariko babashije kwegera abana bongera kubona affection y'ababyeyi, abana bongera kubona ababyeyi babo bongera kubona ababyeyi babo basangira ku meza batari bazi aho abantu bongera kwita ku muryango. Iyo nayo ni ingaruka nziza nubwo wenda nimba ndazibona by the way wenda muri conclusion turaza kuba nk'abasasa inzobe umwanzuro kuko ikiganiro cyo twakiyisubikira nanga kuko ni byinshi umuntu yabivugaho ibi bintu bya lockdown cyangwa se bya COVID-19 ni byinshi cyane umuntu yavugaho. Conclusion turasasa inzobe mu byukuri wenda turebe hamwe hari ibyo wavugaga tugana ku musozo wenda abantu batubwira nabo hasi bakatubwira bati wenda hari byinshi ariko mu kigaragara cyo uko byagenda uko ariko kose hari byiza iyi covid yazanye. Hari ibyo wavugaga turi kugana ku musozo wenda nawe uraza kutubwira mu byo ubona hari byiza bigaragara nk'urugero twavuga nk'icyo cya cashless wavugaga mu byukuri nubwo kitashyirwamo imbaraga twavuga ngo wenda tusabe kugira ngo ababishyira mu ngiro babyiteho cyane kuko biri mu byiza bihari. Twabivuze tuvuga uburyo ari ikintu gifitiye inyungu akamaro igihugu gifitiye igihugu akamaro kubera ko igihugu gitakaza amafaranga menshi kizana ndi mu gihugu bigatuma ubukungu bugabanyuka ariko yo amafaranga agabanyuka kuyafata mu ntoki ubukungu bw'igihugu buriyongera kuko ntaga amafaranga yacu asaza bituma amafaranga akomeza kuboneka. Ikindi kandi ziriya inyungu zo kugira ngo abantu bagire nazo biriyongera bigatuma abantu banagira umuco icyambere kwibwa amafaranga biragabanyuka nubwo ngo haje ikoranabuhanga ry'abantu basigaye bayiba ariko ibyo nabyo ntabwo twavuga ngo ntibigomba kubaho kuko twavuga ko bitagomba kubaho mu gihe inzego zafunze zishinzwe kurwanya ibyo bintu. Hari RIB yabikurikirana igakurikirana abanyabyaha ariko bidakweho ko cya kintu cyiza gihari cyo kuba abantu batabika amafaranga ku matelefoni yabo ngo bashyire amafaranga ku mabanke yabo agumeho. Ikindi abantu bazi gucuruza nyine bazi gukoresha amafaranga kamemu barayakoresha bazi kuguza nyine hari abantu bazi gukoresha amafaranga ya banki kavuga bati twebwe experience yacu nuko ducuruza n'amafaranga y'abandi ugasanga bakora n'amabanki banayishura neza. Abo bantu rero ya mafaranga twebwe tubitsa barayakoresha kamemu akabyarira inyungu abo ngabo bakanishyura banki nawe wajya kushaka amafaranga ukayabona. Ibyo nabyo ni ibyiza birimo ubukungu rero ibyo bizituma ubukungu buzamuka. Urabona ko nk'ubu ngubu idolari ririmo rirazamuka cyane muri iyi minsi kubera yuko dushobora gucunga gato ubukungu bwacu bukagwa bitewe n'izo mpamvu zose kubera yuko ubu ibintu dusohora hanze ni bikeya bitewe nuko imipaka irafunze abantu bajyaga hanze wenda bafite ukundi kuntu batwara utuntu byaragabanyutse ibicuruzwa bijya hanze nabyo byaragabanyutse. Ibyo byose ni ibintu bituma ifaranga rishobora guta agaciro n'ubukungu bukagabanyuka binatuma rero kuba abantu bakomeza kugumisha amafaranga muri banki. Urabona ko ari igihe cyageze banki ikavuga ngo niba ushaka miliyoni amafaranga arenze hejuru ya miliyoni bisaba ko beneri ya approve. Birana bindi nugukumira abantu kugira ngo badafata amafaranga bakayatwara cyangwa bakayatwara yose bakabika mu mazu yabo noneho banki akazikabura amafaranga zikoresha. Ibyo rero bituma ubukungu bugwa bigatuma abantu ifaranga ry'igihugu ritagaciro. Iyo rero abantu byataye agaciro n'ahandi wumva n'ubu ngubu byatugizeho ingaruka kuko amafaranga y'amanyamahanga cyane muri iyi minsi ari gushaka guhenda
kubera yuko nyine tutari kuvugira ibintu tujyana hanze. Noneho iyo ibyo tukura hanze rero byiyongera, nubwo mu minsi yashize ntabwo nibuka neza imibare ko bavuga ko bishobora kuba byarazamutseho 5%, 6% Benin ndumva yarabitangaje muri minsi. Niba nibeshye mu bijye muri comment mu bidushyiremo, ndabizi ko abadukurikira harimo abahanga benshi bazi ibyo mvuga cyane, ariko nzi ko ari 6%. Icyo gihe yari byinshi kurenza ibyo dusohora hanze. Ubukungu bw'igihugu buragwa, donc nta bukungu tugira, ariko y'ibyo dujyana hanze ari byinshi, ubukungu bw'igihugu buriyongera. Kubera yuko twinjiza amadovize, twinjiza andi mafaranga, urumva tuba turi kwinjiza andi mafaranga mu gihugu, bo bakaduha amafaranga. Icyo gihe rero byongera ubukungu bw'igihugu. None nimwumve namwe muri ibi bihe twari dufunze, nta kintu twajyanaga hanze, nta nicyo donc ibyo twajyanaga hanze byari bikeya kurenza ibyo dukurayo ari byo byinshi. So rero ibyo byose ni ingaruka, ariko navugaga ku cyiza cyo kuba harajemo ako ka cashless kakaza kagasa nk'akaho ariko karacyara gatonyanga mu nyanja, nibabishyiremo imbaraga. Twavugaga duti kuki kuri amafaranga yari kava fandi batatekereza no ku mafaranga bashobora gufata bagashyira mu kigega yo gukavaringa uburyo abantu bahererekanya amafaranga, bakabigabanyiriza abantu mu rwego rwo kugira ngo n'umuntu abikunde, kuko ikintu gifite inyungu, gifitiye inyungu umuturage, ntabwo ari ngombwa ko duhora nyine tubitakaza amafaranga, kandi hari geste nto bakora noneho igakangura abantu bamwe batazi n'ibyo ari byo, kuko uzi neza yuko hari akantu bakuyeho kugira ngo bakubwire ngo ni uguteza imbere igihugu cyawe, nawe uzahita ubisevinga mu mutwe uvuga uti kano kantu wenda kagumaho, hanyuma noneho bakavuga bati wenda tubihaye amezi 6 iyo recover fund kajyamo. Ako kantu nako gafite inyungu igihugu. Ibindi bintu twavuga byabaye byiza muri ibi bintu byo kuguma mu rugo, nubwo hari imiryango yaba yarasenyutse, ariko hari n'imiryango yubakitse yiyunze, babonye umwanya wo kuganira, babonye umwanya wo kwita ku bana, babonye umwanya wo gukora ya mirimo abantu batabonaga umwanya wo gukora. Ariko kandi twavuga ko ishobora no kuba yarasenye ubumwe bw'abantu n'Imana. Birashoboka nabyo mu rundi ruhande, kubera ko buriya hari ukuntu abantu bari bamenyereye ikintu bari bamenyereye cyo kujya nko mu rusengero bagahurira hamwe bagasenga. Icyo kintu kivuyeho urumva hari abantu cyahungabanyije bamwe n'imyumvire yabo, igahita isenyuka, ugasanga no gusenga biragabanyutse. Ikindi abantu baravuga, urumva impaka zavutse, bata abantu nibareke gutanga amaturo. N'ubu ngo bari abantu bakibyitwaza bati Imana yatubwiye ngo mureke gutura, ngo mugire gute, ariko ibyo byose hari umuntu ushobora kubifata gutyo, wenda ari n'ubumenyi bukeya n'iki, ugasanga ibyo byose ni ibintu byagiye biba. Ntago twananirwa kuvuga ku ngaruka wenda zindi nziza twavuga, bituma n'abantu bwa bukwirakwira kw'icyorezo uko byari ibintu bije bukeya, ntago abantu bari bagafashe ingamba zo guhita bamenya ngo corona twayirinda gutya, ariko kubera ko ugumye ahantu kandi bikubangamiye, icyo gihe bituma n'ikintu bakubwiye ugerageza kugishyira mu mukoro, kuko uzi ikibi cyo kuguma aho ngaho uri, bityo noneho bigatuma bakubwira batambara agapfukamunwa, ugahita ubikora, waragenda ukibagirwa ukumva ko ufite ikibazo. Ibyo nabyo biri mu bintu byatumye abantu bakanguka bakumva izo nama n'igihe zose zazira. Navuze ibibi, mvuga n'uburyo leta yaba yarafashe ingamba, haraho nakoresheje n'imvugo zikakaye nti wenda yarahubutse, ariko ibyo ni ukugira ngo ikiganiro kinaryohe, ni ukugira ngo twumvikanishe ibintu n'abandi dukurikiye nabo babyumve mu buryo nyine nk'ubwo bukakaye, kuko kugira ngo n'ikintu kimenyekane gishobora kuza ari na kibi, kikamenyekana ariko ufite message ugiye gutanga. Turihera kuri iki cyo kugumisha abantu mu rugo, si ikintu cyiza pe. Gufata abantu ukabafungirana mu rugo ni gereza, ni nko kubashyira muri gereza, nasi ibyo ni ikintu cyiza. Ariko ku rundi hande turi kuvuga ibintu byiza byacyo. Nukuvuga ngo rero nshobora no kuba nayo nakoresha amagambo akakaye kugira ngo nibyo ndi buvuge nyine abantu banabyumva. Ni muri urwo buryo ngira ngo nawe hari ibyo wavuga kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Murakoze mu by'ukuri muvandimwe Theo, Imana iguha umugisha. Iyi debate cyangwa se iki kiganiro mpaka byanga bikunda hari abantu bari bube mo understanding kugira kubwiyi lockdown. Ndashaka kuvuga nanjye nabaye kuri kote yo gushima y'ibyiza lockdown yaba yarazanye, ariko suko nirengagije ndi umuntu ndareba byanga bikunda, ndareba ndimo ndareba mu ruhande rwarigo rwose, ndareba icyiza nkabona n'ikibi, nibibi birahari nkuko umugaragu w'Imana Theo yabivugaga, birahari. Iyo tubonye hari abantu ubumwe bwa ubusabane, reka nihereho nk'umukozi w'Imana, ubusabane n'Imana
navuga ko bwabaye nk'ubujegajega. Tubona ko hari abasubiye inyuma, abana babashaga kuba barimo gukora hariya akazi bakaza mu Imana, bakaza bakarushaho kwegerana n'Imana. Uyu munsi ibyaha byaragwiriye, byabaye byinshi kubera akazi kagiye kagira gute hari akazi kagiye gatakara, umuntu akagenda akicuruza kugira ngo abe yabasha kugira gute kubona ikimutunga. Erega nubwo twavuze ngo ni muri lockdown, ariko abasambana bakora ibyaha navuga ahubwo byariyongera, ntimuvuge ko byahagaze, ahubwo byarakabije too much. Abantu barasambanye, abantu bakoze ibibi, umuntu winjizaga n'ubundi yakomeje gukora akazi ke. Ibyo ngibyo ni ibintu bibera mu ibanga, bakomeje kubikora mu mabanga, nkuko abanywa bakomeje kwinywera. Ntabwo bavuga ngo inzoga n'ubwato bari dufunze baranyoye, hari aho ugenda ugasanga bakinze umuryango ariko bakanywa bagakomeza bakinywera. Donc ibyo nabyo ni ubusabane n'Imana, nicyo nshaka kuvuga, urumvishije. Ariko nanone wa muntu waryaga avuye kuzunguza agataro, wa muntu waryaga avuye kwikorera itafari, guterura itafari, nubwo leta yatanze ubufasha, si ukuvuga ko buri muntu wese bwamugezeho. Aho ngaho twaba tugiye kubeshya, kuko hari nabo twajyaga tubona baza kukomanga ku bipangu barimo kuvuga bati mumbabarire mu mpico ngaburira abana. Ndabazi baraje benshi, ariko si ukuvuga ko hari nabo ubufasha bwagezeho, cyangwa se wenda ntibwabakwira. Reka tuvuge ko habayeho gusaranganya, ariko noneho hari abantu babuze iki. Ndibuka hari umugabo waje iwanjye yikenyeye, niwe wambyukije, yikenyeye yahambiriye ikintu mu nda. Icyo kintu cya umukozi aravuga ati none se ati reka mbwire nyir'urugo. Araza arankomangira ati hari umuntu hano ushonje rwose arimo arasukuma. Ndabyuka ndarangije ndamaze ntise niki, baguhese ku muceri uhari, baguhese ku kawunga gahari, ati hoya ati nimubanze mu ndamire ndapfuye. Urumve ari umuntu w'umugabo désolé. Noneho ndangije ndababwira nti mugende mufate icyayi, Imana yaragize neza kuduha umugisha w'amata, ntimuhe muhe icyayi n'umugati, noneho mubanze mu muramiri murebe bya bindi abana bari gufata mu gitondo babyutse, ni mubimuha abanze aramira umubiri, hanyuma tunamushakire icyari butware mu rugo ashire n'abasize mu rugo. So ibyo nabyo biragaragara, ariko none icyo gihe nabyo ubufasha bwaratangwaga, leta yavugaga ko irimo gutanga ubufasha, irimo kandi twaranabibonaga ku mudugudu. Ariko noneho erega ikintu gibaye hari n'uwo kirenganye. Navuga ko hari uwo mu mudugudu bavuga baturishoboye, bitewe n'uburyo ni wenda nahuba, bitewe wenda nahugira gute. Ibyo hari n'abatonganiye ku mazu, umuntu ukodesha inzu akavuga ati murayama, ati nta kuntu mushobora kuba mucanya amakara, ati nta kuntu mushobora kuba mukaranze, wenda n'urutoryi bakaranze, wenda ni karoti ni kabeji bakaranze, ariko warimo ati bakaranza akanyama, bakaranza iki, inyama zateranyije abantu, zateranyije randi rodi n'umukodesha. So icyo gihe abantu baratonganye, bwumvikane babuje batabantu barariye, abandi barancuza, abandi twagiye tubibona aho twabonaga abantu bakinnye ubu status, umuntu ari hejuru nkaha hejuru iki gipangu arimo kureba umupangayi we ngo arebe icyo akaranze icyo atetse. So icyo kintu cyazanye nanone ubwumvikane buke ku bantu. Rero babandi uriya muntu wajyaga nawe umufundi nawe byaramubangamiye, nubwo wenda leta yageza ikavuga iti yavuze iti tumugaburira icyo gishyimba, ariko wenda aravugaga ati nakoreraga ibihumbi byanjye 6, ngira ngo umufundi ageze ku bihumbi 6 ku munsi, umuyede ni ibihumbi 3 cyangwa 4, ati nazaga nkaca ahantu nkigurira icupa cyangwa se nkarya icyo nshaka. Donc ibyo ingaruka zaraje zirahari ni nyinshi. Amashuri naringiye kugenda navuze ku mashuri ikintu gikomeye, uburezi. Kumva abana uyu munsi bari ngo abana bafite ubushyuhe, ngo izo ndirimbo z'isi ntabwo njya nziririmba, Imana imbabarire kandi namwe mu mbabarire, sinjya nzimenye izo nzi n'iz'Imana nizo nakuriye muri Sunday school. Abana bari ku mateleviziyo, naragerageje nk'abana biwanjye, ibyo ntibari babizi, ariko uyu munsi bari iyo ninjiye mutuzanire za cartoons, mutuzanire kariku mutuzanire, turagira ngo turebe kuri BTN
BTN sinzi ikintu kigezweho muri Prime TV nibebaho ngira myumva nabana ngo turebe ngo ibi nibi hajeho ibintu donc ubona ko aho kugira ngo yirukire mwikayi nubwo wenda birukiramo tubabwiye nabi tubashyizeho igitsure ariko ubona ko hari n'ibiyobyabwenge bagiye bagotomera biturutse ku masosho media bakabigotomera abari bwo bwabushyuhe wagiye ubona ukumva abakobwa babateye inda abangavu babateye inda ukumva abantu haraho twagenda ugasanga abantu bari mu gatsiko twagiye tufatanya n'inzego z'ibanze abana bari mu gatsiko b'urubyiruko barimo gufutera batanagitinya n'abantu donc izo ngaruka zirahari nyinshi hari ibikorwa remezo byadindiye izo ngaruka zirahari ngira ngo leta ifite abasesenguzi babihemberwa ibyo barabizi wenda Hakumubavu TV twavugaga ibyo twagiye tubona nubwo tutabirangije nyakubahwa rero Theo birahari ingaruka mbi zirahari rega n'ubukungu bwaradindiye umuntu wari ufite iduka rye nk'umuntu wari ufite amakwe tubavuge abo ngabo tubavugire umuntu wari ufite ubukwe yaratanze amafaranga kuri sare urumvishije kandi sare nayo igomba kuyakoresha ibifite igenamigambi ryayo ba nyiri sare ba nyiri amajaride garden urumvishije abo bari bafite igenamigambi ryabo wenda bakoresheje amafaranga hari nk'amajaride yaragezweho arimo kugira gute abafite bishyura bakayishyura jaride mbere y'amezi 3 kugira gute uyu munsi bakaba barafunze icyo gihe urumva ko hari ingaruka nyinshi ku muco wacu ziko uyu munsi niba tubwira abantu 30 ziko mu muco wa kinyarwanda umuntu waba gufite ubutunzi yanezezwaga no gushingira umwana we akanezezwa nuko umuhungu wagiye kumusabira akamukwera bakamuherekeza abaturanyi base babo ba nyirasenge kuba bafite ba nyirarume base kuru ba nyirakuru bashiki babo basaza babo bakuru babo barumuna bose bakagenda umuntu ufite ubwo bukwe akaba yabaza ikimasa hariya barimo barakirya imiryango iteranye nicyo ndabutashye ndi umusaseridoti nicyo kintu gikomeye tubona mu makwe y'iki gihe ubona abantu umwe yicaye hari undi n'agapfukamunwa undi yicaye hari n'agapfukamunwa byabangamiye umuco wacu nubwo wenda hari icyo byaje kuturinda ariko hari n'ibyo cyabangamiye kubona tutarimo kubona inzego zimwe na zimwe ziterana ukazibona kuri social media nukubera iki cyorezo murumvishije nukubera iki cyorezo ko erega kirakomeye bantu mudukurikiranye covid irakomeye dukwiye kurininda nkanjye nkayirinda rero Theo wabivuga ngo kuvuga menshi siko kuyamara ariko tujye dukomurusyo dukomene ngasira ibyiza birahari nibibi birahari ni ibintu bibiri ariko hari wenda nkari wenda abanyamakuru hari igihe abanyamakuru batugiriye ikizere abaturage tukakira n'amakuru menshi abantu baba batabwira abategetsi mwihangane kuba ngiye kubabwira ibi bintu n'abantu mukora inama munafata ibyemezo munasesengura iki kintu muzagisesengure mwahagaritse amashuri nibyo ariko hari amashuri tuzi yigisha imodoka izi za etoekore abantu bazigamo ni abantu bakuru ni abantu bazi ubwenge ni abantu baba bagijeje imyaka y'ubukure murabizi kuntu izi kategori zitangwa mu by'ukuri iyo ugiye kureba ugasanga ugasesengura wibaza impamvu bashobora gufunga n'aya mashuri y'ama etoekore kandi mu by'ukuri imodoka zigenda zitarigeze zihagarara niba imodoka zigenda bakabigishiriza mu modoka ubundi kuki batashyiraho uburyo aba bantu biporoteja nabo bagakomeza bagakoresha imodoka zabo bagakomeza bakigisha ko mu minsi iri imbere dushobora kuzahura n'ibibazo by'uko abantu batwara imodoka ariko badafite ibyangombwa bitewe nuko bagiye bagira amarotari yo kubyiga ibi bintu byo ntago mwabisesenguraho mukareba icyo mwabikoraho ko ari abantu benshi bari mu maeto ekore batugejejeho ikibazo ndetse banadusaba kugira ngo tubibavugire tubasabire uburenganzira nabo baye bakora kuko ntabwo byumvikana neza ukuntu umuntu uzi ubwenge ukuze wenda abana bo mu mashuri asanzwe baravuga bati ni abana batoya bakunda no kwisanzura bakagira ariko umuntu ujya gufata icyemezo cyo kujya muri eto ekore ni wa muntu mukuru ubwira uti ambara agapfukamunwa izo zikaba inshingano za ba nyiri ibigo uwo basanza tuba nk'uko bagenzura amabutike kuntu bakora kuntu bubahiriza amabwiriza sorry akaba ari nako bagenzura aba bantu baba bari muri ibi bigo bakoramo
ibi rero niho hahandi bazavuga bati ariko abantu badufatira ibyemezo bita ku byemezo by'umuturage uciriritse, kuko abo bantu bafite amaheto ekore ntekeza ko nta buryo buhari bwo kubafasha ngo babe bibeshaho. Tujye muri Rusizi, twambukira Rusizi. Kugeza ubu ngubu urabizi ko Rusizi kujyayo sibyo kugenda imodoka yawe uri private, nibyo byemewe ubu ngubu niko amabwiriza avuga, ndetse n'imodoka zitwaye ibyo kurya cyangwa se zikoreye imizigo yindi y'ubucuruzi, ibyo byo biremewe kujya muri Rusizi. Ariko kugeza kuri ubu ngubu Rusizi nayo iracyari mu kato. Abantu bariyo nabo bakeneye kuba bagira gute bakongera bakisanzura bagakora neza nkuko bisanzwe. Mu by'ukuri nabo hari utekereza kuko izo ngaruka zose, ingaruka zo kumara igihe abantu badakora zirahari, kandi ntago ari zigihe gitoya, ni zigihe kirekire. Bura yuko umaze igihe udakora ni nako igihe cyo gusonza nacyo kiriyongera. Ibyiza rero birebwe abaturage, abafata ibyemezo bakabireba nkuko basanzwe babikora mu nyungu za rusange z'abaturage, no kugabanya ibibazo tuzahura nabyo nyuma, kuko byanze bikunze bizaza. Nubwo hari kuvuga izo recover fund, icyo kigega nago kigera ku bantu bose, hari n'abatazamenya ibyari byo, wenda batanamenya n'amakuru neza, nyamara wenda recover byarabagizeho ingaruka, bari bakwiye kubijyamo bakabikora. Ariko noneho harebwe icyakorwa, ese niki kugira ngo ibi byemezo n'izi ngaruka mbi zishobora kuzagwirira abaturage mu gihe kiri imbere, ibi bintu babikoraho iki kugira ngo bigende neza. Abaturage bo rero icyo bagomba kumenya nuko uko dukomeza kugaragaza ubumenyi bukeya mu kubahiriza aya mabwiriza no kutumva neza, abariko mbivuga, ni nako bikomeza kudukururira ibyago byo kutuzanira izindi ngaruka tuzabana na zigiye kiri imbere. Ni byiza ko rero abantu bakurikiza amabwiriza, hanyuma leta nayo igakora ibyo ugomba gukorera abaturage bayo, birimo gukwirakwiza ubwo butumwa, ariko kandi hatarimo kuvuga ibintu nanone bituma abantu batekereza cyane. Nk'ubu ngubu hari ikintu cyari kimaze iminsi rwose twakivuzeho, cyari kiryanye, cyari kibabaje kubona abantu bagereza isaha saa 11 batangiye gukuka imitima bameze nk'abantu badafite, ugasanga noneho umubare tugiye kugira wica abantu bicwa n'impanuka ugiye kuruta abicwa na corona. Urumva, ugasanga ukibaza se ubundi iki cyemezo cyaje kugira ngo bigende bite? Ako turashima ko byahindutse, ubwo na saa 3 naho bayitekerezeho ubutaha ku yindi nama izaba mu minsi 15, basha no kuvuga bati saa 5 cyangwa se akavuga bati noneho dufunguye imirimo iyi ngiyi reka tugire. Iki kiganiro rero twari tugikoze mu rwego rwo kugira ngo tuganire nk'abantu babiri bari kujya impaka, ariko bashobora kugira abandi bantu babari inyuma batekereza kimwe. Ngiye nari ku ruhande rwo kuvuga ngo ibintu ntibyagenze neza, nakoresha amagambo akakaye, ashobora kuba hari abantu yakomeretsa, ariko nta muntu nagambire gukomeretsa, ahubwo nashaka kumvikanisha message yanjye. Nisegure, hari abantu batwara ibintu ku bintu bitari, ku buryo niyo umuntu ari kubisesengura usanga bashyiramo ngo umuntu ngo ari ni negocianiste, ni umuhakanyi, ugasanga niko babifata, ariko ntago ari uko nguko. Ibintu tuba turi gukora no kwigisha abaturage, ariko dufite inzira nyinshi, hari methodology nyinshi, hari uburyo bwinshi tushobora kubikoresha kugira ngo twumvikanishe ibintu turi kuvuga. Ni muri ubwo buryo rero dushobora gukoresha imvugo ahanini zikakaye, akaba ariko tuzita, abantu bumva ko zitanavugwa, ariko nta muntu twatutse, nta n'uwo dushaka gusesereza, kandi uwabyumva nabi wese atubabarire. Ibi bintu tubikora ku neza, nta muntu uba wadutumye ngo tubikore, tubikora ku bw'urukundo tuba dufitiye abantu n'igihugu muri rusange. Rero turabashimiye cyane, kandi tunashimire Reverend Rwema Ninzi Fidel, turagushimiye cyane ku bwitange bwawe wagize kugira ngo uze tuganire. Kandi n'abadukurikiye mwese mwibuke gukora subscribe, kandi ndanabashimira cyane. Nzi neza ko ari n'abadukurikiye ariko batigeze bakora subscribe, namwe mwayikora. Hanyuma waba ufite ikibazo cya email ukoresha, abantu baravuga ngo dutangaza inkuru zikakaye, ngo zitavuga rumwe n'ubutegetsi, ibyo bintu nta kintu bitwaye muri demokarasi, ntacyo bitwaye. Twebwe tuvuga ibintu ko tubyumva, ariko tugendeye ku mahame y'itangazamakuru. Ntago dukora itangazamakuru ryicengeza amatwara nkuko abantu babitekereza. Ibintu byose dukora n'ubigenzura, uzasanga tugamije kwigisha abantu no kubereka ko bafite uburenganzira bumwe na bumwe, cyane cyane ingingo ya 38 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, itegeko riruta andi mategeko yose, rikwemerera kuvuga icyo umuntu ashaka kandi ntahorwe igitekerezo cye, ntanabizire. Nubwo hari igihe ushobora kumva ngo hari uwazize ibitekerezo bye, abo ni abantu n'ubundi baba bagifite imitekerereze yo hasi, baciye mu madirishya bakaba bakinjira mu buyobozi, imitekerezo yabo itari ku rwego rwo gutekereza neza
ku buryo bumva neza amahame ya demokarasi. Hari abantu baciye mu idirishya bagiye binjira mu buyobozi baciye kuri bene wabo, baciye kuri ruswa batanze ngo babone ubuyobozi, ariko badafite competence mu byo bagiye gukora. Abo bantu rero niba uzasangana ya myumvire yo kuvuga ngo umuntu ngo tewe ngo yatuvuze, kandi ibintu navuze wenda biranumvikana, ahubwo wakabaye unabikosora, nanaguhaye n'amakuru, kuko twebwe tuvuga ubundi akenshi itangazamakuru tuvuga ibintu twabwiye n'abaturage, baba duha amakuru menshi ku buryo mwe banatinya no kuyababwira babayobozi. Rero nimujya mutwumva n'amakuru, nshima ko mutangiye kujya muyakurikirana kurenza uko mukurikirana uwayavuze. Ibyo bintu rwose bizaduhesha amahoro. Na ya manota mwabonaga 0, nta muntu w'umugabo, nta muntu wagiye mu ishuri batangiye minerivare bahaye buri kimwe cyose wabonye 0. Uwo nguwo rwose burya kumucisha akanyafu nta kibazo. Rero twebwe nta kanyafu dufite, tubabwira nyine aho intege ziri nkeya kugira ngo abantu bazikosore ibintu bigende neza. Hanyuma rero pastor wenda wababwira ijambo rya nyuma tukanasoza. Ya nashima ko ikiganiro tuganiriye gishobora kuba gisubije ibibazo. Hari uwavugaga ati cyakoze nabi, iyi lockdown yakoze nabi, none akaba yabasha kuba amenye ngo hari n'ibyiza yakoze. N'uwari uzi ngo ibi birimo gufatwa barimo kubihakana, abona ari muri kote yo kwemera ibyiza gusa, ariko abashije no kumenya ko hari n'ibibi koko byabashije kuba biriho. Donc Imana iguha umugisha, Umubavu TV Imana ibaha umugisha, ihe n'umugisha babakurikirana, kandi ababona muri sanse cyangwa se muri context y'ubuhakanyi cyangwa yo guhakana abo ngabo nababwira ko atari byo siko, hatazagira bavuga bagira nta muntu utagira umuhaka, hatazagira n'uvuga ko kuko uri mu bantu maze kubona ahubwo bafite ikintu cyiza bakora cyo kuvugira abantu, cyo kugaragaza ibitagenda neza ngo wenda bibe byakosorwa. Rwose Imana ijye guha umugisha Theo, Imana ijye guha umugisha abantu bagukunda kandi n'abagushyigikira, Imana ibaha umugisha. Guha umugisha ahubwo nagasabye n'inzego zitandukanye nabo zireba kuba banagufasha ukubaka ikintu gikomeye, kubaka sare, ukubaka studio ikomeye, niyo wayikodesha, ariko kuko ufite ibintu byinshi kandi byiza byubaka igihugu, byubaka umunyarwanda, byubaka patriotisme. Imana ijye guha umugisha. Bene data, uyu mugabo Theo mumukunde, mukurikirana ibiganiro bye kuko nzi ko ntago bibogama. Rwose nabonye utabogama, nabonye utajya kuri ibi ngibi ngo uvuge ngo ngewe ndabahangaha. Oya, nabonye uvuga ukuri, niko kukurimo, kandi ko kukuri kuraryana. Hari igihe ukuvuga umuntu yashakaga wenda ikinyoma, se w'ikinyoma ni shitani, ubwo rero shitani akavuga ati yabeshye. Oya, Imana ntikunda ikinyoma, ikunda kuvuga ukuri. Bashumba ni mugerageze turebe cyo ikiganiro buryo tujya tugana, mbone n'umusilamu, mbone n'undi mupastora aze twicarane tuvuge ku bitagenda neza, haba mu itorero ni naryo dushinzwe mu murimo w'Imana, tuvuge duti ibi bintu ntibigenda neza. Banira ikintu burya amaherezo ugera igihe ukabugera ku ntego, ukagera ku musaruro mwiza. Umusaruro dushaka ni kubona abantu babayeho bishimye. Niyo ntego y'igihugu cyacu, kubona u Rwanda runezerewe, kubona abanyarwanda banezerewe. Nubwo wenda izo inshingano atari zo twahawe, atari wo muhamagara Imana yaduha, ariko umuhamagaro Imana yaduha ni mugari. Nzasaza ndi reverandi, nzasaza ndi pastori, ndi umuvuga butumwa, ariko umuntu wari uri muri position runaka hari igihe awuvamo bikaba birangiye ibye. Ariko ngewe icyo Imana yampamagariye ni ukomeza kuvuga ukuri no kugaragaza ibikorwa byanjye byiza. Imana ijye ibinshoboza sinkajye ansikamirwa n'umwanzi Satani kuba yanshuka akankoresha ikintu kibi. Rero igihugu cyacu cyatubyaye turagikunda. Imana ibaha umugisha abayobozi, Imana ibaha umugisha igihugu cyacu, igihe umugisha abanyarwanda, ibaha umugisha abari hirya, abari kure, abari muri diaspora. Ndabizi ko mukurikirana Umubavu TV. Imana ibaha umugisha. Urakoze Theo kudutumira. Ndanagushimiye cyane Pastor Rwema, uri umwe mu bapasteri bakeya muri iki gihugu. Nawe namaje kubona ko kunda ukuri bitandukanye cyane n'abandi
ariko wenda nabo bafite ubundi buryo bafatamo ibintu. ushobora kuba wenda ari we wagize ishyaka n'umuhati byo kugira ngo ubigaragaze. buriya yo jewe umuntu uwo ari we wese wavuga ngo ari mu nzira yo kurwanya akarengane, mu nzira yo kugira ngo ibintu bikosoke bijye ku murongo neza, njyewe rwose pe kandi mpora nabivuga pe, abantu mudukurikira njyewe mujye mumfasha mu nenge, mu nshime ibyo nakoze byiza, ariko munanenge mumbwire mutaha wakoze nabi, wagomba kubigenza gutya, kuko ibyo bimfasha gukomeza nanjye kumva ko hari ibyo mbagomba kandi bibafitiye akamaro. Ibyo rero ni byiza iyo uri umuntu ugize wagutse mu bitekerezo, ngende umudemokrate, ntabwo ibintu byanjye mu buryo mbayeho ndisanzura mu bitekerezo. Ibyo rero ntihazagira ubinziza no kuba naragiye mu itangazamakuru byamfashije kugira ngo bwa buryo bwanjye bwagutse numva kuri ngewe mu bitekerezo, numva ko umuntu atekereje nabi, ubwo atekereje nabi ku mpamvu z'uko wenda amasomo namuhaye kugira ngo atekereze neza yabaye make kuri ngewe. Ariko niba atekereje neza sawa, ariko niba ntekereje uku akambwira ati hoya nanjye ibyo ngibyo, ibyo ni byiza. Iyo debate, icyo kiganiro kibeho, abantu baganire. Iyo abantu baganira mu biganiro byinshi mukuramo ubwenge butuma mwiteza imbere. Ariko abantu bafunze mu mutwe no mu kibe bagahora bafungiranya ahantu, buriya iyo tuguye muri lockdown ndakurahiye nk'amezi 2, bamwe mwari bujye muturumbuka mukirukanka, ukabona umuntu aturumbutse mu nzara bati noneho ni mu nyici. Kandi hari abo byabayeho igihe batari bagatangira gutanga ibyo imfashanyo. Rwose hari ahantu natembereye baravuga bati twebwe tuje hano ku muhanda kuko mu nzu nta kirimo. Bamwe baranambwaga bati nsigaranyemo agafu kamwe ndi kuryaho. Izo ni interview nakoze mfite ziri recorded kuri YouTube zirahari. Mfite akantu kamwe nsigaranye ninkarya hari ndapfa akamera nka wa mugore wo muri Bibiliya Elisa ni Eliya yasanganya agafa akavuga ati noneho nako ahubwo genda ukavuga ukanzane nako nkarya. Hanyuma ubundi turareba icyo Imana iri buze gukora. Hari abantu rero batubwiraga naho tugeze bari baturumbutse mu ngo bajya hanze, ubwo rero byongeraho ukundi kwezi namwe murumva uko byari bugende. So rero ibyo byose, ariko iyo abantu babivuze bakavuga ukuri, bakavuga uko bimeze, hari n'ubwo arega nta muntu numwe utibeshya. Kwibeshya biri nomo, ni ibintu umuntu afitemo muri we bimubamo. Umuntu muzima aribeshya kandi amakosa nayo umuntu wakoze, sibyo? Mujye rero mwihangana mudukosore amakosa. Turabizi ko niba dukora tugomba no gukosa, ibyo byo turabyiteze, turanabizi mu byo dukora. Ni byiza rero ko abantu badufasha bakatubwira udukosa twakoze, noneho kugira ngo dukosore amakosa kugeza igihe tuzabaho ibintu binogeye biri perfect. Nubwo atari bidakunze kubaho, ariko birashoboka ko abantu babiharaniye byakunda. Abantu rero bashaka kwibeshya yuko batakosa, batagira amakosa, bakumva ko ibintu byose ari abatagatifu, ari okay. Iyo mitekerereze iraciriritse, nta nubwo iraciriritse. Reka mbahe urugero. Niba udukurikiye warabaye uwa mbere mu ishuri, mbwira ko buri guhera kuva mu mwaka wa mbere wigize wuzuje 100%. Ntago bibaho. Nawe uwo muntu nawe uhari. Niyo yaba ari babandi bavuga ngo ni hari abantu bagira ubwenge bavuga ngo iyo ufite ubwenge bwinshi ku buryo ushobora kureba nko kuri iki gikuta abantu batureba, aya magambo yose cyangwa ukava nk'ahantu ukajya nk'iremera abantu bose wibuka wababonye, ubundi ubugeze ku kigero cyo gusara, uba ugomba gusara rwose. Ibintu byose ubifata bimeze gutyo urasara. So rero niyo waba ufite ubwenge bungana gutyo, nta muntu numwe wigeze abo wa mbere guhera mu wa mbere kugera aho yagarukiye wagize amanota yose ngaba yafite yose uko yakanganye. Bivuze ngo rero nubwo waba uri umuhanga, byanze bikunze ugomba kwibeshya, uko byagenda kose uribeshya. So rero niba ibyo ngibyo tubyemeranyaho, reka twemeranyaho ko n'abantu bashaka gufata ibyemezo bakaba banibeshya, kuba rero batagira abantu babareberera. Kuko icyo ushoboye wowe pastor ninzi ntago ari cyo tewongeye nshoboye, ariko hari ibyo dushobora guhuza gutandukanya mu bice tukanabihuza tugakora ikintu kikaba cyiza kikagenda neza. Reka mashimire cyane rero, kuvuga menshi siko kuyamara, kandi kurinda umuntu avuga cyane agahogomba ntago ari byo bituma ibyo twavuze byumvikana, ahubwo n'amagambo yabaye makeya nabyo byumvikanisha ikintu neza. Turabashimiye cyane rero, mugira ibihe byiza, turabakunda, mukomeze mudukurikire kandi mutwizere, mwizere ibyo dukora, tubibaha tuzi neza ko ari byiza. Hanyuma niba mubona ari bibi mujye mudukosora.